Bakunzi ba Real Vibe nk'ibisanzwe hano kuri YouTube ngewe ntabwo njya mbatinza. Inkuru ya mbere turi buganireho ni y'umubyeyi wabyaye impanga esheshatu. Inkuru ya kabiri turi bwanzurizeho cyangwa se dusorezaho ni inkuru y'umushinga wo kutwimurira ku wundi mubumbe. Ntabwo tujye dutinda mu mayira rero mu nkuru zacu duhita twihutisha kugira ngo wikomereze izindi gahunda. Iyo tugiye gutangira inkuru zacu rero twinjira mu nkuru gutya. Nk'ibisanzwe ni Real Vibe ni yawe ni yanjye. Iyo ukoze subscribe ubu dushyigikiye. Reka mbanze mwe ku mazi. Nk'ibisanzwe nge muri kumva hano kuri Real Vibe, nge nitwa Eric Wacu. Dutangiranye ifoto rero y'umuzungu akaba yitwa Elon Musk. Elon Musk rero ni umuherwe w'umunyamerika, kugeza uyu munsi ni nawe muherwe wa mbere ku isi. Watangaje ko mu myaka 4 iri imbere hatagize igihinduka ikigo cye ayobora cy'ikoranabuhanga cyitwa SpaceX kizabasha kohereza abantu ku mubumbe wa Mars, bikazaba intangiriro yo kuba umuntu yabasha kujya kubayo cyangwa se kujya kubakayo imijyi no kuhatura. Uyu mugabo rero nkuko mbikomojeho niwe muherwe wa mbere ku isi, cyangwa se muri umwaka 2024 niwe muherwe wa mbere twavuga ko ari we mukuru mu bakire bose bariho hano ku butaka dutuyeho. Uyu mushinga we yawutangaje mu cyumweru cyashize avuga ko umubumbe wa Mars ni umubumbe wa kabiri mu mibumbe igize solar system cyangwa se igize isanzure. Ni umubumbe wa kabiri uhereye inyuma cyangwa se uhereye inyuma werekeza ku zuba. Twebwe turaba gatatu, ni ukuvuga ngo ni umubumbe uri inyuma yacu, niwo udukurikira werekeje ku izuba. Avuga ko ubushakashatsi bumaze gukora cyangwa se bumaze gukorwa bwagaragaje ko kuri uyu mubumbe wa Mars hariyo ubuzima, ashingiye kuba ko utunyabuzima duto cyangwa se mikrobe zishobora kuhororokera, ushobora kujyanaho mikrobe ikabayo, cyangwa se uwo mubumbe ngo uriho utunyabuzima dutoya tutarimo ibinyabuzima binini nyine. Kandi kubize biology cyangwa se ibinyabuzima bivuga ko aho utunyabuzima dutoya twabashije kuba twaba cyangwa se tugasurvivinga n'ubuzima bushoboka. Ikindi uyu mubumbe nuko byatangajwe ko uyu mubumbe ufite amazi. Iyo ugiye kureba aho guturwa cyangwa se aho umuntu agiye gutura, ikintu cya mbere ukwiye kubanza kumenya, ese aho hantu ikinyabuzima kigiye guhatura kizabona amazi? Dushingiye kuba utunyabuzima duto cyangwa se mikrobe zishobora kuba za survivinga cyangwa se zabaho kuri uwo mubumbe mushya tugiye kuzimukiraho, nuko utwo tunyabuzima dufite ubuzima cyangwa se utwo tunyabuzima tubasha kubaho cyangwa se ubuzima bwatwo bubasha kugenda neza. Icyo ni igisobanuro cya mbere kigaragaza ko n'umuntu ashobora kubaho hantu akabaho. Ibyo tubyumve neza. Uyu ni umushinga w'uyu muherwe, reka tubitegereze nituzaba tukiriho muri iyo myaka 4 muzajya kubona mubone abambere batangiye gukatisha itike. Abazagerayo bwa mbere rero nuntanga kugerayo uzakata ibibanza binini, kuko ubwo ngubwo ndabizi naho ibibanza bizahita bigira gute, ibibanza bizahita byurira. Nugerayo bwa mbere rwose uzagire gute, uzadukatireho, wenda natwe twazazayo dusanga ibibanza byaho bidahenze. Inkuru yacu ya kabiri rero tudatinze ni y'umubyeyi wibarutse impanga esheshatu. Ese iby'iyi nkuru y'umubyeyi wibarutse impanga esheshatu byo bimeze bite cyangwa se bihagaze bite? Iyi ni inkuru yagiye caracara cyangwa se yagiye icicikanya ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Yagiye ivugwaho kenshi cyane, abantu benshi bagiye bayitindaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi ni inkuru nasomye ku kinyamakuru ibyamamare.com, niyo yayanditse bwa mbere hano mu Rwanda. Ni inkuru ifite umutwe uvuga ngo nyuma y'imyaka 23 akoze ubukwe
yarabuze urubyaro, yibarutse abana 6 b'impanga. Umugore wo mu gihugu cya Nigeria umaze imyaka 23 akoze ubukwe yarabuze urubyaro ndetse agatabwa n'imiryango y'iwabo w'umugabo bamwita umuteramwaku utabyara waje guca umuryango wabo. Yibarutse abana 6 b'impanga harimo abakobwa 3 n'abahungu 3. Aha nkigera ahangaha ijambo rimwe cyangwa se commentaire yanjye aka kanya, nawe urandika commentaire aho hepfo. Nkigera ahangaha ngewe commentaire natanga nuko Imana ibyo yavuze ibisubiriza mu gihe gikwiye. Niyo commentaire nge natanga. Nakomeje gukora ubushishozi kuri iyi nkuru, ndakurikirana menya uko byagenze, tureba abaganga bamufashije kuko yabyaye abazwe. Abaganga bamufashije rero cyangwa se timu yarigize mu bantu bose bamufashije aho kwa muganga yabyariye muri Nigeria. Muganga mubyaje cyangwa se wamukoreye cesarienne wamubaze yavuze ko byari bigoye kandi byari bitoroshye. Uti uhereye kuri timu y'abaganga, uhereye kuri timu y'abaforomo n'ababyaza, ugeze kuri timu y'abaklina, ugeze kuri timu y'abasekirite, ngo buri wese yitanze uko ashoboye. Ngo bijye gutangira ecography cyangwa se icyuma yaciyemo cyagaragazaga ko mu nda ye harimo abana 5. Atariko twaje gutungurwa mu gihe turi gukora cesarienne cyangwa se turi kumubaga, dukuramo umwana wa mbere, hakavamo uwa kabiri, hakavamo uwa gatatu, hakavamo uwa kane, hakavamo uwa gatanu ari nabo twari dusanzwe tuzi. Hanyuma twareba muri nyababyeyi tukabona harimo undi muhungu rwose yibereyemo kandi ari muzima. Atabana bose twabafashije bahabwa ubufasha bw'ibanze, ubu bameze neza. Umubyeyi namara kumera neza araza gusezererwa n'abana be bose uko ari 6 kandi ari bazima. Ngiye inkuru yantangaje kubizera n'abatizera. Aha niho ushobora kumvira ko cyangwa se ukemera igitangaza cy'Imana, ukemera ko Imana ishobora gukora ibitangaza kandi ko ishobora guhindura amateka yawe. Imana ikomeze ifashe uyu mubyeyi, ifashe n'aba bana kuko ariyo ibazanye. Ndabashimiye cyane. Nk'ibisanzwe ntabwo tujye dutinda kugira ngo mukomeze akazi kanyu, ntabwo tujye dutinda, tubagezaho inkuru tukikomereza ubundi natwe tukajya mu bindi. Ibihe byiza cyane. Nge nitwa Eric Uwacu, ukoze subscribe ku nkuru tuba twabagejejeho, ugakora share ukabisangiza abandi, ubu dufashije cyane. Ndabashimiye cyane, mugire impagarike n'ubugingo.